twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana duhamagaye ku neza ye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya gatatu cy'igisibo tariki 26 Werurwe 2025. Ahantu tugiye guhurira n'Imana duce bugufi twakira ijambo ry'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 8, wa 10 n'uwa 13 kugeza kwa 16. Muri iyo minsi Musa yararagiye ubushyo bwa sebukwe Yetero umuherezabitambo w'i Madiyani, ayobora ubushyo hirya y'ubutayu, maze agera ku musozi w'Imana i Horebu. Nuko umumarayika w'Uhoraho amubonekera mu kibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza asanga umuriro ugurumana mu gihuru cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati, reka njyeyo ndebe aka kataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo. Nuko Imana imuhamagarira mu gihuru rwagati iti, Musa, Musa. Undi ati, ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti, wikwigera hano, ndetse kuramo inkweto zawe, kuko ahantu uhagaze ari ubutaka butagatifu. Irongera iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho aravuga ati, amagoro y'umuryango wanjye uri mu Misiri narayitegereje, kandi imiborogo baterwa n'abakoresha imirimo narayumvise, n'imiruho barimo ndayizi. Ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y'Abanyamisiri, maze mbavane muri icyo gihugu, mbajyane ku butaka bw'indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ahantu hatuwe n'Abakanahani. Ubu ngubu rero genda, ngutumye kuri Farawo kugira ngo uvane mu Misiri Abayisiraheli umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati, ngaho rero ningende nsange Abayisiraheli, mbabwire ngo Imana y'abakurambere banyu yabantumyeho. Nibambaza ngo izina ryayo ni irihe, ndasubiza ngo iki? Nuko Imana ibwira Musa iti, nduhoraho. Irongera iti, uzabwire utyo Abayisiraheli uti, Uhoraho ni ubantumyeho. Imana yongera kubwira Musa iti, uzabwire Abayisiraheli uti, Uhoraho Imana y'abakurambere banyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Ngirye izina ryanjye iteka ryose, nguko bazajya banyita banyambaza kuva mu gisekuru kugera mu kindi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 103. Uhoraho ni umunyambabazi n'umunyampuhwe. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo ndicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi ntiwibagirwe na kimwe mu byo yaguhaye. Ubabarira ibicumuro byawe byose, akakuvura indwara zawe zose, we wari ubugingo bwawe mu mva, akagutamiriza ubutoneshwe n'impuhwe. Uhoraho akoresha ubutabera, akarengana abapfukiranwa bose. Yamenyesheje Musa imigambi ye, n'abana ba Isiraheli bagaragariza ibigwi bye. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe. Isomo rya 2 ry'umuro wa 1 Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 10 umurongo wa 1 kugeza kwa 6, n'umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Bavandimwe, sishaka ko muyoberwa ukuntu abasokuruza bacu bose bagendaga bayobowe n'igihu kererana, bose bakambuka inyanja, bose bakabatirizwa muri cya gihu na ya nyanja bifatanyije na Musa. Bose basangiye ibyo kurya bimwe bikomoka mu ijuru, kandi bose bashoka iriba rimwe rikomoka mu ijuru. Koko bakanywa amazi avubuka mu rutare bahawe n'Imana, rukagenda rubaherekeje, kandi urwo rutare rwarangaga Kristo. Nyamara benshi muri bo siko banyuze Imana, niyo mpamvu intumbi zabo zarariswe mu butayu. Ibyo byose byarere kuducira amarenga, kugira ngo tutararikira ikibi nk'uko nabo bakirarikiye. Ntimukitotome nk'uko bamwe muri bo binubye, maze umunyacyorezo akaboreka. Ibyabayeho biraducira amarenga, kandi byandikiwe kutuburira kwe twegereje amagingo ya nyuma. Bityo rero uwibwira ko ahagaze aritonda atagwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 9. Muri icyo gihe haza abantu batekereza Yesu uko Abanyagalileya bari bishwe na Pilato,
maze amaraso yabo akavanga n'ay'ibitambo baturaga. Arabasubiza ati, mukeka ko abanyagalileya barusha abandi kuba abanyabyaha? Oya, ahubwo reka mbabwire, nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Cyangwa se ba bantu 18 bagwiriye n'umunara wo kuri Silowe, mukeka ko bazize kuba abanyabyaha kurusha abandi baturage b'i Yerusalemu? Oya, ahubwo reka mbabwire, nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Nuko Yesu abacira uyu mugani ati, umuntu yari afite igiti cy'umutini cyatewe mu murima we w'imizabibu, aza kuwushakaho imbuto ariko ntiyazibona. Niko kubwira umuhinzi we ati, uyu mwaka no gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uteme ntacyo umaze aha ngaha. Undi aramusubiza ati, shobuja, buretse byibura uyu mwaka mucukurire iruhande maze shyireho ifumbire, ahari kera wazera imbuto, nutera uzawuteme. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Nyagasani, turagushimiye ko duhamagaye ku neza yawe kugira ngo dutume. Turakwingize kugira ngo bane natwe turi kwakira ijambo ryawe. Uduhe kuryumva n'umutima mwiza, turizirikane, riducengere, tubeshweho nawe. Bityo Nyagasani, abari kure yawe bose ukomeze kubazana imbere y'ubwiza bwawe. Nyagasani, tabara abantu bari mu bucakara bw'icyaha kugira ngo amasomo yawe abatambukeho, bahinduke, bakurangamire Nyagasani, Imana y'ukuri. Nyagasani, turifuza guhinduka, ariko uduhindure uko ushaka atari uko twebwe dushaka. Ubuzima bwacu bukeneye gukurangamira, ubuzima bwacu bukeneye gukureba, ubuzima bwacu bukeneye gukubona kugira ngo abe ari udutunga, Mana y'ukuri, Mana y'agakiza kacu. Tubisabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Tugeze ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo. Mukurikire, turi hafi gusatira Pasika, dore ko ryamvuga igira iti, amaherezo y'inzira ni mu nzu. Natwe amaherezo y'igisibo ni Pasika, dore ko n'amaherezo ya hano ku isi ari iki? Ari ubuzima bw'iteka, ari ijuru. Rero ntidukajye dufata ibicagase gusa, twiherere mu iraha ry'isi, umunyenga w'isi, ibibera hano ku isi, nuko tukumva twaradamaraye, twarashyize tugashyikira. Nyamara tugisigaje urugendo rurerure. Urugendo ruracyari rurerure. Nyuma kumva isomo rya mbere twavanye mu gitabo cy'Imuka Misiri, aho batubwira urugendo rwa Musa n'Imana, uburyo Musa yahuye n'Imana, nuko Imana ikamutuma ku Bayisiraheli. Uyu munsi turumva Imana yihishura ati, nduhoraho. Uhoraho bitwerekeza ko Imana ihorana natwe mu buzima bwacu, mu bibazo byacu, mu karengane kacu, mu gushikamirwa kwacu, nk'uko umuryango w'Imana uri mu Misiri ushikamiwe na Farawo, ushikamiwe n'Abanyamisiri. Ariko Imana iza kumva akarengane, iza kumva akababaro k'umuryango wayo, niyo mpamvu igiye kohereza Musa kugira ngo Imana igaragaze umuryango wayo ko ariyo bari gukora mu rugendo, ko ariyo bari kumwe. Iyo uri kumwe n'Imana ntacyo waba. Nduhoraho. Zaburi y'umunsi nayo iratwegereza Imana inyampuhwe, umunyampuhwe n'umunyaneza. Ya Mana iza guturokora, ya Mana iza kudutabara, ya Mana iza mu buzima bwacu. Ati, nduhoraho. Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana ya Izaki, Imana y'abakurambere bacu, uko agiye hishura Abayisiraheli mu gisezerano rya kera, na n'umusara cyatwihishurira. N'isomo rya kabiri naryo rirabitubwira. Ubwo twumvise Paulo yongera kwibutsa Abanyakorindi uburyo Imana ikora urugendo n'umuryango wayo, yigisha umugaragu wayo Musa, ikagabura umuryango wayo ikawitaho. Ibyo byose ariko bikabera kugira ngo bitwibutse ko tugomba guhinduka, tukegera Imana, bityo ntitwirare. Kuko cyane nubwo twibwira ko dufite Imana, umwe akigira mu bye undi bye. Uyu munsi Paulo mutagatifu mu isomo rya kabiri aratwibutsa ko tutagomba kwirara. Uyu murongo wa 12 w'ibaruwa ya mbere yandikiwe Abanyakorinto n'umutwe wa 10 ufate mu mutwe. Bityo rero ubwira ko ahagaze aritonda atagwa. Amen, amen, amen. Kutirara ngo twarashyitse turashyikira, twaradamaraye, ahubwo buri gihe guhora dushyiramo imbaraga mu rugendo rwacu rujya mu ijuru. Ni nabyo Evanjili yaje twubwira, iduha ibigereranyo by'ingoma y'ijuru, uko tugomba kwisanga, cyane cyane nta kindi bisaba usibye guhinduka, tugahinduka turangamiye Nyagasani. Twumvise abahuye n'ibyago byinshi cyane, hanyuma Yesu asoreje ku mugani w'umutini utera imbuto, wongeye guha deuxième chance, andi mahirwe, undi mwaka. Wasanga nanjye nawe ari twe Nyagasani ahaye undi mwaka. Abenshi umwaka tugira ngo n'amezi 12,
abandi bati ni iminsi 365 n'ikindi gihe cyose wakwiyongeraho. Ariko umwaka w'amaso y'Imana ushobora kungana n'isegonda imwe. Umwaka w'amaso y'Imana ushobora kungana n'amasekuruza imyaka 1000. Ariko icy'ingenzi ntabwo ari ukubara kuva kuri rimwe kugeza ku minsi 365, ahubwo ubuzima bwacu bwa buri munsi bukarangwa no kujya gute guhinduka buri munsi, kuko Nyagasani igihe n'igihe ashobora kuza ubundi akatujyana mu ijuru ryari ijuru nyine twakoreye imyaka n'imyaka igihe kirekire. Kubw'iyo mpamvu rero nyuma yo kumva amasomo ahatwerekeza aratuganisha ku guhinduka, la conversion, kwicuza, maze tukegeranya Nyagasani umutima wacu wose. Niyo ntero y'umunsi igira iti nimuticuza muzapfa kimwe nabo. Wowe nanjye ni tweza ari kuburira ati wicuze kuko nitucuza amaherezo uzapfa. Gupfa yeza ashaka kuvuga ntabwo ari kujya mu irimbi bagakorenzaho agataka, oya, ahubwo gupfa ni ukubura Imana, kubura Yezu. Icyaha gituma dupfa tukabura Imana. Nawe rero uno munsi ni ukurwanya icyaha ugahinduka. Aho rero arahindanye icyaha cyaguhindanyije, maze ugahinduka wese ukegera Imana. Mbere yo gukomeza tureba inguni twahindukaho mu buzima bwacu n'ibyo twahindura kugira ngo twerekere Nyagasani, twemere Imana uhoraho, banza wumve no kuri umubyeyi. Ndagusaba ko wafata agatambaro kawe hafi, kuko hari igihe byaza kugera hagati ugafatwa n'ikiniga, ubundi ugatangira ukareuze rero kwibuka kwihanagura. Fata ko gatambaro kawe rero. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo mu rugo rumwe rw'umugabo n'umugore ngo bari babanye neza, bakundana, badahemukirana, ari ntangarugero, kandi by'akarusho bakunda gusenga. Hanyuma ngo uyu mugore by'umwihariko ngo arafite umutima mwiza. Uwo mugore yitwaga Mariya, afite umutima mwiza wo gutabara abandi, wo kwita ku bandi, mbese ntangarugero, kandi koko banasenga. Ariko ngo bari bafite ikibazo kiremereye kandi koko kigoye kugikemurira hano ku isi. Abantu kugikemura usibye Imana yonyine, ngo nta rubyaro bari bafite. Umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, nuko bigeze ngo ku mwaka wa gatanu ngo Mariya ngo ajya imbere ya Yezu ngo amusaba umwana, ati koko Yezu, igihe cyose maze nitwara neza, nkora neza, koko unyima umwana. Mariya akibutsa Yezu ibikorwa by'urukundo akora, uburyo yitangira abakene, imfubyi, ndetse y'akarusho ngo Mariya yarafite orphelina, ikigo kirera imfubyi. Ibyo byose Mariya akongera akabyibutsa Yezu, ati Yezu, nuko koko ndera abana benshi abangaba, ariko nanjye ndagusaba umwana Yezu, ndagusaba umwana uvuye mu maraso yanjye. Nuko ngo ari gushengerera, ari imbere y'isakramento y'Eucharistia, wajya kumva ngo yumva ijwi rya Yezu riramubwira riti, Mariya, Mariya, nzaguha abana benshi. Nuko Mariya atahana icyizere kubw'ijambo bwiwe na Yezu. Abahanga benshi ntibakunze kwemera uburyo Yezu atubwira mu isakramento y'Eucharistia. Yezu amuze ngo akagenda atubwira, ariko birabareba, nimudahinduka birabareba. Nuko Mariya akomeza igihe cyizere, akomeza umwaka wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa cyenda, wa cumi, wa cumi n'umwe, wa cumi na kabiri, wa cumi na gatanu. Nuko ngo ageze ku mwaka wa 20, ubwo utegereje ko nkubwira uburyo yaje gusama akabyara. Ndabizi abantu benshi barabitegereje bakurikije ibyasezerano rya Yezu yamuhaye. Mariya ari imbere y'Eucharistia ari gushengerera. Nuko ageze icyo gihe ngo haduka icyorezo. Mariya kubera ko yarafite orphelina, ari n'umuganga, nuko ajya gutabara kwa muganga. Ngo ageze kwa muganga, nuko Mariya mu kuvura wa muntu warurwaye amwitaho, amwitangira, cya cyorezo niwe cyaje guhitana Mariya. Ati nukunanganaga. Mariya abarapfuye. Azize iki? Gutabara inembe, gutabara imfubyi, kurengera abandi. Aha ikibazo kikagera kiti, ese ko Imana yari yarabwiye Mariya ko izamuha urubyaro, ikamuha abana benshi, ese ni Mariya utarumvise neza, cyangwa ni Imana itubahirije umugambi wayo, itubahirije isezerano ryayo? Ese Imana yaba ari yo yahemutse ku isezerano yagiranye na Mariya, cyangwa ni Mariya utarumvise neza? Nuko inkuru y'Imana isubira inyuma sindarangiza. Byaje kugera igihe Mariya bamaze kumushyingura, muri babana yareze bose batangira bararira, batanga ubuhamya uburyo Mariya bakuye mu muhanda, akabakura mu ikanevu, akabakura mu gihuru no mu bigunda, akabatarura, nuko akabaha uburere. None barakuze, bamwe babaye abayobozi bakomeye y'igihugu, abandi babaye abayobozi muri kiliziya, abandi bari mu butumwa, abandi bari gukora ibikorwa byinshi. Kubera iki? Kubera Mariya wabitayeho akabitangira.
ni uko bakomeje kugenda barira, ari nako barondora ibigwi yagize, cyane cyane icyo kigo cy'imfubyi asize, uburyo yakitangiye akarera abana benshi, arera igihugu na kiliziya. Nuko ako karere kose bibamarira gusa n'agahinda, bibaza uburyo Mariya icyo cyerezo kimuhitanye, kandi yarabaye umumenyerane w'ibyago. Ibyo byago byose, bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Dushingiye kuri ubuzima bwa Mariya, uburyo yahuye n'ibyago, akaga, ibibazo byinshi, bikaza kurangira yitabye Imana, atarabona neza umusaruro w'ibyo yarategereje hano ku isi. Reka dusoreze ku tuntu tune, nawe byongere bigufashe gutekereza uko ubuzima bwawe buhagaze, aho buri kwerekera muri ino minsi. Icya mbere tuzirikanaho ni ijambo bita muri teolojiya mu iyigamana la retribution, ingororano, uburyo Imana igororera abantu. Ibiterwa n'iki? Mu isezerano rya kera ndetse narinjye kuvugana n'ubu no muri shya, benshi bemeraga ko iyo umuntu agwiriye n'ibyago ari ingaruka z'ibibi yakoze, wenda ari ingaruka z'ibyo ababyeyi bakoze nabi, nk'uko tubisanga mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 9 umurongo wa 2, ko ababyeyi bari bacumuye. Urazira iki? Ibi rero twabyerekeza ku rugo rwa Mariya, aho kenshi abantu bumva ngaho gukora nabi bingana no kuzagwirwa n'ibyago. Akenshi tukumva ko abantu bakora nabi ari bo bazaba abanyabyago. Ibyago byaje kubera ko wakoze iki ngiki, warandavuye, wakoze ibi ngibi, ariko tukaza kwibagirwa urundi ruhande rw'ibyago, kw'ibyago byigisha kurusha yewe no mu gihe cy'amahoro. Mariya witwaraga neza, urugo rukitwara neza, n'ibindi byinshi cyane yagiye akora. Ibyo ntibyamubujije kugira ibyo akenera hano ku isi, ntanabibone. Ino vanjiri ni umunsi iraza cyane cyane itwereka ko ingororano, guhembwa cyangwa guhanwa, bidashingiye cyane cyane ku byiza twakoze, ahubwo bibyerekeza ku mugambi w'Imana. Kuko Imana ibidufiteho umugambi, buri wese aza ku isi, Imana imufiteho umugambi, icyo azakora, icyo azamarira isi. Akenshi twebwe kubera ibibazo iyo bitugwiririye, dukunze gucika intege duti, Nyagasani ko kumpoye iki, Nyagasani umpoye iki, Nyagasani ko nkorera ibi ngibi, Nyagasani koko ko numva ntaraguhemukaho, ko numva nitwaye neza. Ukagira ngo kwitwara neza kwawe aribyo biza gutuma Nyagasani akugirira neza, aribyo biza kuguhesha ingororano. Icya kabiri twazirikana ku byerekeye n'ingororano, la retribution temporelle, nuko kenshi twifuza kugororwa tukiri hano ku isi, tukaza kwibagirwa ikintu cy'ingenzi ko turi hano ku isi nk'abatambuka, abagenzi, turi mu icumbi. N'ibyabaye kuri Mariya, akenshi twaca urubanza tuti, koko Imana kuki itanamuhaye n'akana na kamwe, dukurikije ibikorwa yakoze, ko yareze aba bana, ko yitwaye neza, agakora ibikorwa by'urukundo byinshi cyane, koko Imana ntiyari no kumuha akana kavuye mu maraso ye. Akenshi dukunze kwibanda ku maraso y'umubiri, tukibagirwa isano isumbiye amaraso dufitanye n'abavandimwe, dufitanye n'Imana, dufitanye na Yezu Kristo. Ko dutarera gusa abo twabyaye mu nda, ahubwo n'abo Imana yaduhaye kurerera Imana. Akenshi hari ubwo dutega Imana, tugatega Imana imitego, ati Nyagasani nutampa iki ngiki, nanjye sinzongera kugukorera iki ngiki. Nyagasani ngo utampaye iki ngiki, ubwo bishatse kuvuga ko ndi umuhemu, ndi umugome. Nyagasani utankorera iki ngiki, ubwo abo twabyaranye nabo sinzongera no kujya gusenga, sinzongera no kujya mu kiliziya, sinzongera. Ugasanga kenshi turi kugenda duhima Imana kubera ko ngo hari Imana itaduhaye. Wabwirwa n'icyo umugambi w'Imana. Isomo rya mbere twazirikanye riratubwira uburyo na hano ku isi bishoboka ko Imana yagororera abantu, bishoboka ko Imana yakiza abantu bari ku isi, ariko umukiro hano ku isi ni ibicagase, ntabwo usendereye. Bidusaba rero, bidusaba ikintu gikomeye, kutararikira ibya hano ku isi gusa. Bityo urugendo rwa hano ku isi ni umwiteguro. Rero iyo witegura ntuba wakagira aho ugomba kugera. Biradusaba rero kwitegura hano ku isi, duhinduka, tugenza neza, bityo ibintu bya hano ku isi bitubere nyine urugendo rugana mu ijuru. Kuko Abayisiraheli bavuye mu Misiri bakagana mu gihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano nta kindi ni ijuru. Ari nacyo cya gatatu tugiye kuvuga, kigufasha nanone kureba Imana aho kureba ibintu. Umukiro w'iteka, rosali, ijuru, rosali finale, umukiro wawe undi wa nyuma, nta kintu usibye ijuru. Ujye utekereza uti, harya ubu ndi gukorera iki? Ibyo ndi gukora ndi gukorera ijuru? Ese wasanga nkora ibintu by'icagase hano ku isi, ati bambone, ugakorera Imana kugira ngo bakubone, ati rwose nditwara neza kugira ngo Imana izampe iki ngiki, ukaza kwibagirwa ko twebwe abantu
turi abantu Imana ikaba Imana. Icyacu twebwe ni uko aribyo twari dushinzwe, ibindi bisigaye tukabiharira Imana, tugana hehe? Tugana mu ijuru. Ngiye byaranze Mariya yarakoze arakora, ariko hari icyo Imana yari ishatse kumubwira, nzaguha abana. Bishatse kuvuga abana ntabwo ari gusa abangaba tubyara mu nda, ahubwo abana bari berekeza kubo tubyara kuri roho, babandi bashobora kureba urugero rwiza aho twanyuze kwitanga nabo bagahinduka. Kurira ifoto nawe ya mayibobo, indara, ingegera, inkozi z'ibibi, abasambanyi, abasinzi, ibyomanzi, nuko bagahinduka barebe kuri rwa rugero rwiza Nyagasani yashyize hariya. Babandi bamuse bashinzwe kuzana imbaga y'Imana, abo ba Mariya, abo bose tugomba kurebaho mu buzima bwacu, kandi ubwo baba bari guhura n'ibyago, ibitotezo, agahinda, amakuba hano ku isi, byose nyine bitwigisha ko amaherezo yacu ari mu ijuru, kuko ibyago bya hano ku isi ni isukuriro, biradutegura. Bityo nawe nukomera ugakomera kuri Nyagasani, bizagufasha kugira ngo wegukire Nyagasani n'umutima wose, umenye ko amaherezo y'inzira ari mu nzu, kandi amaherezo y'ubuzima bwa hano ku isi ari mu ijuru. Bityo rero nawe witegure neza ijuru buri munsi. Icya kane twasorezaho ni ubutumwa dushinzwe hano ku isi. Umuhanga niwe uvuze ati, Imana iyo imaze gukurema ihita ishyira isahani yawe no ku isi, ihita izana n'isahani yawe. Bishatse kuvuga Imana iyo imaze gukurema ikujyana n'ubutumwa uzakora. Imana ibiza urugendo rwawe, ukuzitanga mu rugo, ukuzashaka, ukagira urugo rwiza, urugo rurera abana, urugo rwitanga. Rero tukongera tukibuzwa ko ubuzima bwose uzajyamo ari ukwiha Imana, ujyeho Imana kubera intego. Nzitangira abandi, nzakorera Imana, intego y'ijuru. Nujya gushinga urugo uvuga uti nta kindi bigamije usibye ijuru, ingororano y'ijuru. Kongera twibutse natwe iyo sahani yacu y'ubutumwa icyo tuyikoresha. Ese ubutumwa nkora ni ukujya ngo Nyagasani mpere ibyiza hano ku isi, cyangwa nanone n'iby'ijuru? Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku 12 bakunze kutubwira abahiriwe akenshi bakunze kudutungura, kuko tumva ari abantu nyine bagowe hano ku isi, bababaye, bashavuye, bahuye n'imibabaro hano ku isi, ariko byose bigatwerekeza ko hano ku isi ari purigatori, ari ukwisukura. Tuba twatangiye purigatori, niyo mpamvu tutakarambirije ku buzima bwa hano ku isi gusa, ahubwo ijuru. Akenshi uvuze ko tuzapfa, abantu benshi bararakara ati nanjye nzapfa. Uzapfa nyine, nanjye nzapfa, kuko urugendo turimo nyine ari urugendo rw'ijuru. Isomo ry'uno munsi rero riratwibutsa ko ijuru riri hafi, kandi ko n'umuriro nawe uri hafi. Igihe cy'umwaka baduhaye kwitegura, nawe umenye ko umwaka wawe ushobora kurangira none, uwanjye warangira ejo, n'ikindi gihe. Ntukajye ubara gusa, aho uvuga uti ese ndi kubabarira. Ni ngombwa urugendo rwacu tugomba gukora buri munsi, twicuze, twihane, twigorore n'Imana, kugira ngo igihe tubabaye hano ku isi tube turi kugenda tubabarira. Bityo Imana turi kumwe dukorana urugendo, tuzahorane nayo, tuzabane nayo mu bwami bw'ijuru. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masomo Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.